aha abantu ntibitiranya urukundo n'ibindi bintu. Ese abasenga nibo bumva urukundo neza? Ese aho urukundo ntirwabaye urwo ku muhanda? Ese aho urukundo rwabaye rurahava? Ese urukundo n'irari bifite aho bihurira? Ese urukundo nyakuri rurashoboka? Ibisubizo turayibona mu kiganiro tugiye kwinjiramo. Murumva ni ibibazo byinshi twibaza ku rukundo. Ubu nahoze nca mu muhanda usanga abantu baguze indabo nyinshi, abantu baguze amakarte postale, abantu bambaye neza, abantu batanze komande. Ariko urwo ni rwo rukundo cyangwa abantu bitiranya urukundo? Buriya rero hari ikintu abajeni bita housing. Housing ni ikintu gifunitse ibindi. Umuntu akarwana no kuvuga urukundo yivugira housing, ariko twebwe twicaye hano turashaka kuvuga urukundo atari housing, ahubwo turwinjiyemo tukarwumva. Niyo mpamvu muri bake buriya isaro ryiza ntabwo ushobora kurisanga aho borerera ingurube. Aho borerera ingurube nta muntu hatwara isaro, nta n'umuntu ushobora kujya yambaye umwenda w'umweru. Buriya rero ejo bundi nabwiraga urubyiruko ngo aho gukurura umukobwa kuri Saint Valentin umujyana ku gashanga, cyangwa ukurura umukobwa umutwara ku ishyamba, uzamukurura umuzane mu kiliziya. Ubundi urwo rukundo ntabwo ari housing turimo tuvuga, ni urukundo nyakuri. Rwa rundi umuvandimwe arwara ukananirwa kurya, rwa rundi umuvandimwe akora impanuka ukananirwa kurya, rwa rundi inshuti ipfusha ukayiba iruhande, rwa rundi umubyeyi apfa ukamurerera, rwa rundi umuntu akomanga ugiye kurya ntubu bisubizeyo, rwa rundi umuntu akomanga niyo waba wari ushonje kandi watetse ibiki ukamwitangira, rwa rundi rutuma umugabo adakubita umugore urushyi, rwa rundi rutuma niyo wakwangisha umugabo umugore bitakunda, rwa rundi rutuma abana badasinzira batavugishije mama cyangwa papa, rwa rundi umuntu avuga ati uyu muntu muri iyi si yaranzwe n'urukundo. Akenshi burya iyo barimo badusezera nibwo tumenya neza igipimo cy'urukundo twagize. Umuntu yabyita bila. Ushobora kumva bila y'umuntu ukavuga uti uyu muntu yaranzwe n'urukundo. Hakaba n'igihe abantu bavuga bakanandika twa dutabo twiza, ariko wareba ukaburamo urukundo. Kandi umuntu yaragize byose, umuntu yarize amashuri yose, umuntu yaratunze byose, ariko akabura urukundo. Iyo umuntu adafite urukundo aba ameze nk'inzogera irangira. Kandi ibikorwa by'urukundo birivugira, ntabwo bisaba ko batanga amatangazo. Ntabwo ibikorwa by'urukundo n'ubu ugiye ukagenda mu miryango remezo dutuyemo, ntabwo byasaba kumarayo icyumweru cyose, amasaha make gusa baba bamenye ko urukundo ruhari cyangwa ari ntarwo. Reka rero ikiganiro nyirizina nkinjiremo.
mukundwa ni izina rigize umuntu akwiye kwita uwo akunda kandi yifuriza umutima ukunda. Kugira ngo ukundwe nawe ugomba kuba ukunda. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko nta wundi mwenda dukwiye kugira uretse urukundo. Ngo ukwemera, ukwizera n'urukundo birabangikanye, ariko icy'ingenzi ni urukundo. Uyu munsi twese tuzi banke ujya kubitsaho amafaranga. Iyo ufiteho amafaranga menshi hari ukuntu wumva wishimye, ariko iyo ugiye kubikuza ugenda wikandagira kugira ngo adashiraho. No mu rukundo nuko habaho icyo bita compte émotionnel cyangwa emotional account. Ubu mwese uko mwicaye hano mushobora kwisuzuma niba compte émotionnel cyangwa se ya emotional account se konte y'umutima wawe niba yuzuye urukundo cyangwa se niba warabikuje. Reka tubivuge mu magambo nyayo. Kuri konte y'umutima umuntu abikuzaho ibitari ngombwa. Umuntu abikuzaho insika, umuntu abikuzaho ishyari, umuntu abikuzaho ubusambo, umuntu abikuzaho ubusambanyi, umuntu abikuzaho ubujura, umuntu abikuzaho amacakubiri, umuntu abikuzaho kwikubira n'izindi ngeso mbi zose. Iyo ubikuje uhita ubitsa. Ni ikinyuranyo cya bya bindi wabikuje. Uhita ubitsaho kubabarira, ukabitsaho kunyurwa, ukabitsaho ineza, ukabitsaho gusangira, ukabitsaho kwitanga, ukabitsaho ubumwe. Ibyo bintu iyo byuzuye kuri ya konte ugenda umeze nka wa mugabo ufite ibifaranga byinshi muri banki. Ikintu kibabaje rero ni uko usanga ufite ibifaranga byinshi kuri konte hari ubwo aba afite ubukene ku mutima. Ya konte émotionnel ntakiriho. Ni naho usanga abantu bakodesha abaza ku kiriyo, kubera ko ya konte émotionnel ye ntabwo yabikuje, ahubwo yabitsagaho iby'Imana idashaka. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi mukuru wa Saint Valentin dutahana umugambi wo kubikuza kuri ya konte y'umutima, hanyuma dutahana umugambi wo kubitsaho icyo Imana ishaka. Erega hari igihe ureba nk'urugo rudafite ibintu byinshi ariko ukabona umugore waho arashishe. Iyo umubajije usanga icyo ashishe ari konte émotionnel yuzuye. Umugabo we bumvikana, iyo banyoye amazi aba ari jus, iyo bari ikijumba aba ari ifiriti, iyo baryamye ku gitanda cya simple baregerana, iyo babyutse barasuhuzanya, iyo bicaye n'abana baraganira, konte yabo émotionnel ikabira byimbye. Niyo mpamvu y'iki kiganiro. Mukundwa, iryo zina niba ushaka kuryumva wibuke ko umuntu akundwa ariko nawe agakunda. Mbifurije kubitsa kuri iyo konti no kumenya kubikuza iby'Imana idashaka. Unkunda unkunzi birashaka kuvuga ngo unkunda utambeshya kandi atari iby'agahararo. Ngira ngo impara zabiririmbye neza
ngo iby'uburyarya bishirana n'agahararo. Buriya twese twabaye batoya, abajeni baraha bambabarire, hari igihe twabeshyaga pe, ukabeshya umukobwa ko asa na bikeya, ukamubwira ko iyo utamubonye ari hafi gupfa. Hari nubwo abantu benshi twakoraga n'icyaha, ukavuga ngo arasa na Bikira Mariya. Niba asa na Bikira Mariya, ahubwo waje kureba Bikira Mariya ahari. Ndashaka kubereka iki? Ndashaka kubereka ko urukundo rw'uburyarya ntabwo ruramba. Urukundo nyakuri ni rwa rundi ubwira umuntu mwashakanye ngo muvandimwe waramutse, kubera ko kubana ni ukuva inda imwe, kandi tuva inda imwe kuko dufite umubyeyi umwe, Data uri mu ijuru. Mukundwa, hari benshi batatinyuka kubivuga. Buriya hari abagabo bagira isoni zo kubwira ko bakunda abagore. Umugore nawe akajya mu bandi akavuga ati umugabo wanjye aratinya ntiyambwira ko ankunda. Ariko niba atinya wowe ujye ubimubwira, ati ndagukunda, kandi ndagukunda ntikagire igihe icuye izajya ihoraho, kuzageza na cya gihe utabasha kuvuga bitewe n'imyaka, ntabwo uzajya uca amarenga. Ariko uzareba abasaza n'abakecuru bakuze mu rukundo bahora batemba itoto. Iyo tuvuga urukundo ntabwo ari urukundo rw'umugabo n'umugore gusa. Urukundo n'urw'umwana akunda umubyeyi, n'urw'umubyeyi akunda umwana, n'urwo umuntu wese ashobora kubona umwana niyo yaba atari uwe akamugirira impuhwe. Wabona ubabaye ukamuhoza, wabona ushonje ukamuha, wabona uri mu kaga ukamutabara, wibuka ko ari mu ishusho y'Imana. Ariko gusa n'Imana bivuga iki? Bivuga ko umuntu akunda afite agaciro n'icyubahiro, nk'uko Imana ifite agaciro n'icyubahiro imbere yawe. Mu Cyongereza nicyo twita worth and dignity, valeur et dignité. Imana imbere yawe n'abajura barayitinya. Hari ubwo ajya kwiba akabanza kuvuga ngo Mana umfashe ntibamfate. Iyo Mana rero dutinya kandi tukubaha, yaremye umuntu ugiye kwiba mu ishusho ye. Ni nko kuvuga ngo ugiye kwiba Imana kandi uriyambaza Imana. Niho bikwereka ko umuntu wabuze urukundo nta bwenge agira. Ariko reka nihute, mu kanya turatangira igitambo cya misa. Ese koko dusa n'Imana? Igisubizo ni yego, kuko yaturemye mu ishusho ryayo, kandi buryo dukundana tuba dukoze ugushaka kw'Imana. Twibuke ko ibi bikurikira bigomba gutuma tugaragara nk'abana b'Imana. Icya mbere, tugomba gukunda mugenzi wacu nk'ikiremwa Imana yubashye ikagitandukanya n'ibindi. Imana yaremye isi, Imana irema ibintu, Imana irema inyamaswa, ariko igeze ku muntu ngibona uwo muntu ari ishusho yayo, imutindaho ndetse imuha n'ububasha bwo gutegeka ibindi biremwa. Buriya rero iyo twanze umuntu, iyo tumunyega, iyo tumusuzugura, tuba twanze Imana.
hari abantu benshi basenga ngo mana unyiyereke, ariko ntabwo Imana yakwiyereka iyo mu nzira ugiye gucamo ugiye ubyangiza. urimo urashaka ko Imana ikwiyereka, wagera imbere umuntu agatega ukuboko agusaba lift ukikomereza, wagera mu rugo umuntu agakomanga ashaka kugusuhuza ukarebera mu karyango ukongera ugakinga, wagera mu nzu ugasanga ameza aruzuye ukarya, umukozi akarya ibisigazwa, hanyuma kajya kuryama mu gitanda rwose cya kindi kireshya n'ibirometero, mugenzi wawe ukamukubita inkokora cyangwa se ugatangira ugahamagara ugatukana, kandi warangiza ngo Imana inyereke. ubwo si yo Mana yakorera he? Twibuke ko Imana yaremye umuntu ari ikiremwa ikunze kandi yubashye kandi mu ishusho ryayo. ubwiza bw'umuntu bumuha ubumana, self image, respect and dignity. ubwiza bw'umuntu uko yaba ameze kose, mu bugufi cyangwa uburebure bwe, mu mashuri yize, mu bukungu afite, asa n'Imana. dutahe tuvuga ngo sinzongera gusuzugura umuntu kubera igihagararo cye, ahubwo nzajya mubonamo ishusho y'Imana. dufite inshingano yo kubaho mu busabaniramana, icyo twita divine responsibility, kuko Imana ikunda ukuri, kutarenganya, urukundo n'ineza. bya bintu tubitsa kuri ya konti, ushatse wabihina muri ibyo bintu Imana ikunda. Imana ikunda ukuri, Imana ikunda kutarenganya, Imana ikunda urukundo, Imana ikunda ineza. ibyo nubigira kuri konti yawe y'umutima, uzaba ufite konti ibyibushye, ariko nubibura ntacyo uzaba uriho. ni hahandi bazakodesha abaza kugushyingura. hanyuma kubaho mu rukundo bivuga kubana n'Imana mu mibanire yacu. imibanire yacu ni miruwari cyangwa se mira, twireberamo. nta muntu ujya uca muri salo atarebye muri miruwari. nigeze mu bwiherero hari miruwari ubanza kwireba, ariko iyo wirebye uba ushaka gukuraho nk'akanda kakugiyeho, cyangwa se ushaka kureba mu jisho uko hasa. uzajye wibuka ko miruwari yindi iri mu ijuru, hanyuma uvuge utariko Imana irambona ite. nibwo uzaba uri mu kigero cyiza cyo gupima urukundo. nusanga wanduye, Imana ni nziza, ntabwo itwangira ko turi abanyabyaha, ahubwo yanga icyaha. icyaha rero ntikikatuzirike, ntikikaduce intege, ntikikatugira imbata zacyo. kubaho dusa n'Imana bivuga ko twitwararika mu buryo dukundana. abahanga babyita stewardship. kuba steward ni ugutandukana na Kayini. Kayini baramubajije bati umuvandimwe wawe ari he? ngo ntabwo ndi umurinzi we. icyo gihe imbere y'Imana nta muntu uba ukurimo, ahubwo mugenzi wawe, umuturanyi, umuvandimwe, uwo mukorana, umufiteho inshingano kubera ko yaremwe mu ishusho y'Imana. stewardship. Imana izatubaza wa muvandimwe icyo twamukoreye, izatubaza uko twamubaniye. niyo mpamvu
insanganyamatsiko y'uyu mwaka kiliziya yadutoranirije yari urugo rube koko igicumbi cy'ubuvandimwe, amahoro no kurengera ubuzima. Ntabwo tuba turiho iyo nta rukundo, tuba turangira, tuba turi vide, twuzuzwa n'abavandimwe. Muzabirebe uramutse ufite ibirori ukuntu ubara imibare y'abari buzi, tekereza bose nta n'umwe uje. Nkeka ko atari ukuba wababara gusa, ahubwo ubundi wasaba Imana kuvaho. Kuba wagize ibirori ukabura abantu baza kubera ko kuza iwawe ari ahadashoboka, ariko hari urukundo n'umubano ngo Imana ibihari. Buriya iyo abavandimwe bakwitabiriye, iyo mugize ubusabane, iyo mugize ibiganiro byiza, Imana ibihari. Ni kimwe n'urugo. Urugo ruvuga umuhoro ntiruvuga amahoro, ntago rwaba intaho y'Imana. Babyeyi, twubake ingo nziza Imana yifuza gutahamo. Nkeka ko impamvu abanyarwanda bavugaga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, bashakaga kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza, gitekanye, gitemba amata n'ubuki. Basogokuru na basogokuruza bari bafite umurage, tuvuga ururimi rumwe, dukundana, dusoroma imboga, tukabaho tukanezerwa nta macakubiri. Niyo mpamvu bavugaga ko Imana yirirwa ahandi, ihunga ibyo byose ikaza mu Rwanda. Uyu munsi rero utahana isengesho ngo Mana wampaye kujya wirirwa iwanjye ukanarara iwanjye, ko numva nshaka gukora ugushaka kwawe, kandi Imana irakumva. Reka nihute. Hari ikibazo ngo ni gute nkunda kandi ni gute nkunze umukundwa wanjye. Buri wese uri hano akibaza. Iyo urebye muri telefone yawe, hari igihe usanga ufitemo abantu 200. Uzibaza utariko aba bantu mbabaniye nte? Hanyuma wibaza uti abantu twiganye bose ujya umpamagara n'indi. Wibaze uti abantu dukorana harya buriya baramutse baje kubabaza ibyanjye bavuga ngo iki? Wibaze mu baturanyi bavuga ngo iki baje kubabaza uko nteye? Hari ikintu leta igikora bita vetting. Vetting ni ukuza kubaza abaturanyi uko uwo muntu ameze mbere yo kumushyira mu murimo. Akenshi ibisubizo biba biteye ukuntu. Reka da, uriya wananiye urugo rwe yayobora abantu. Ahubwo se mwe mwamumenye mute ko nahatuye tutamuzi? Uriya burya se yarize, twajyaga tugira ngo ntabwo yageze mu ishuri. Abandi cyokora aho rwahiyeho abahazi. Mbese ugasanga bakuvuze mu minota itarenga 20. Murabyumva vetting ikibitanze ni ugufunga dosiye, hanyuma bagakomeza gushakisha undi. Vetting rero Imana yo ntikeneye kubaza abantu, ahubwo Imana ikeneye ko tuyiha ubwambure bwacu, ariko bukaba ari ubwambure irimo idusomeramo ibyiza byacu. Nkeka yuko hari ikintu tugiye gutahana. Umuntu ukunda kandi by'ukuri
ujye umenya ko muri mu mwenda. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Tuba tumuri mu mwenda wuhe? Tuba tumuri mu mwenda wo kumuha hafi igihe cyose, mu magorwa no mu byiza. Hari abantu benshi barabana n'abandi mu byiza gusa, yagira ikibazo ugahita unamuseba muri telefone. Oya, ntabwo ari byo. Muzige kuba ab'urukundo mu bihe bigoye, kuko burya iyo umuntu afite akazi, invitation ziba ziza zisukiranye. Uzaba umushomeri urebe, ntazizaza. Hanyuma undi nabona akazi keza, ntazongera gusuhuza abo bari baturanye, azajya acaho yazamuye ibirahuri. Hanyuma nibamwirukana yongera atangire, ese muraho, ese ko nta ringu uherutse? Mwabyumvise ukuntu umuntu ateye? Ntabwo ari byo. Ba mwiza imvura igwa, ube mwiza izuba rigwa riva, kubera ko Data wo mu ijuru agusha imvura ku babi n'abeza, ntabwo ajya avangura. Bibaye ari ibyo, twaba turi he ko turi abanyabyaha? Ariko kugeza ubu tubeshwaho n'impuhwe z'Imana. Urwo rukundo Imana itugirira, tujye turugirira bagenzi bacu. Ngira ngo muribuka umuntu bababariye umwenda we, yagera mu nzira akaniga wari umubereyemo amafaranga. Akenshi ni ku rukundo rw'isi rumera. Habaho amoko atatu y'urukundo. Urukundo rumwe barwita eros. Eros ni ukuvuga ngo ni urureba ikimero n'ubwiza. Uyu munsi kuri Saint Valentin akenshi nirwo ruri bukore, urureba ikimero n'ubwiza. Abajeni bo basigaye baratwawe n'ubwiza cyane. Hari igihe wumva radiyo zose zivuga ukumva ziravuga nyashi. Abajeni barumva icyo bishaka kuvuga, ukibaza izo radiyo zivuga nyashi gusa ko zitavuga umutima. Ese ubundi buriya nyashi bivamo ko ari bibi gusa, kuki batareba nibura ku munwa ko ariho havuga? Hari umubyeyi wadushekeje ngo Abanyarwanda baribeshye bambarira ikibuno aho kwambarira umunwa kuko ari ukora amakosa. Muracyumva iki kintu? Nimugerageze, tugerageze kumva urukundo nyakuri. Erosi ntabwo ari urukundo Imana idushakaho. Urukundo rwa kabiri nurwo bita huguha. Abaratini bavuga ngo ni do ut des, ndaguha nawe umpe. Ariko urukundo rwitwa filia. Filia ni ibintu materiel. Uyu munsi umukobwa uramubwira uti harya kudashaka, ati ntegereje umugabo. Murashaka umugabo umeze uti? Nge harabo njya nganiriza. Hari yambwiye listi nsanga uwo mugabo ntabaho, kiretse umujyanye muri laboratoire ukamukora. Umugabo ufite imodoka, uhembwa nibura miliyoni, umugabo muremure, umugabo wize, kandi ashobora kubasenga bikaba ari akarusho. Gusenga nicyo kiza inyuma. Ariko mwabyumvise ayo mahitamo, iyo ni filia. Muremure, wize, ushaka kubuhembwa miliyoni, ufite inzu n'imodoka, uzamukura he? Ahubwo byaba byiza ushatse usenga, kuko mu bukene no mu bukire muzabaho. Ugashaka ufite umutima ukunda, ufite umutima ubabarira, ufite umutima wumva, ufite umutima utari ubusambo, kuko uwo muzabana muri bike no mu byinshi. Hanyuma yaba yarize bikaba akarusho, kubera ko kwiga bifungura imiryango y'ubuzima.
burya nta muntu wize wabura icyo akora, hanyuma amafaranga yo ntabaho. Niyo yaba yafite kuri konti mushaka gukora ubukwe yarayakuyeho. Abantu rero ntimukabyibeshyeho, urukundo rushingiye ku bintu ni rubi. Urukundo rwa gatatu rero nirwo rukunda kutunanira, nirwo bita agape. Urukundo rwa agape nirwo rukundo umuntu asiga ibitabo, agasiga imodoka, agasiga amafaranga, akaza kukurwaza. Nyamara abo ni bake. Ngewe umukobwa wambwira ati uyu muntu naramushatse kuko yandwaje mu bitaro ndwaye, uwo namuha amashyi, kubera ko ukurwaje icyo gihe azakurwaza no mu rugo. Bavuga ko urugo ari ibitaro, buri wese arwaza undi. Urugo ntabwo ari intaho y'abatagatifu. Dukomeze. Ukunda fata umwanya wo kumuvugisha kugira ngo uzibe icyuho kimurimo. Buri wese afite vide y'urukundo. Ubu mwese uko muri aha mukeneye gukundwa. Uramutse ubonye ufite ijambo ryiza yagutwara, kubera ko yacunze aho ukennye aba ari hagutwara. Abahanga hari icyo bita counting conditioning. Ni igihe umuntu areba aho ubabaye akaba ari hakora. Umuntu agahita kubona ko uba wenyine, agahita ashaka uko azajya gusura kenshi. Byanze bikunze uwo muntu yagupimye kuko wari ufite kwibana no kubaho nta muntu. Naza kenshi azagutwara. Undi umwana w'umunyeshuri ugira ibibazo bya minervari, ushaka kumutwara yaheraho, akajya yimuha akigirayo, akajya yimuha akigirayo, bizarangira amukoresheje icyo ashaka. Undi ni umwana ushaka imyenda igezweho. Imyenda igezweho niba udashobora kuyibona, umuntu akabona ko uyikeneye, azajya yiguha, yigireyo gato, yongera uguhe, yigireyo gato, ubundi agukoresha icyo ashaka. Iteka gukunda ni ukumenya kuba hafi ukunda kugira ngo uzibe icyuho kimurimo, ariko nta buryarya. Gukunda ni uguhoza undi igihe ababaye. Ku mutima abantu benshi bafite ibikomere. Iyo rero ugukunda amenye kuguhoza, Mutagatifu Augustine aravuga ngo kunda maze ukora icyo ushaka. Ama et code fac. Kunda maze ukora icyo ushaka. Umuntu aramutse aguhojeje ibikomere yagutwara. Gukunda ni ugufasha undi mu byo adashoboye, cyane cyane ntuhore ubiha agaciro. Ushaka kuvuga ngo nari mfite amafaranga miliyoni none agushiriyeho. Ibyo bintu wakoze n'ubundi waruhiye ubusa. Iyo utangiye kubishyira mu gaciro nta rukundo rurimo. Umuntu ukunda ntabibara. Ejo bundi naguhaye lift ujya ku kazi, uyu munsi ngo lift ujya ku kazi, uyu munsi ngo lift ujya ku kazi. Ubwo se wanyemereye tugakunda? None se ubwo lift enye zigahwana no gukunda? Noya, urwo nta rukundo rurimo. Ukunda uramwitangira kandi ukamubamo. Abantu benshi bagira ingeso yo kugira neza akabyirata. Uriya burakaraga kanzu yambaye n'injya kamuhaye kuri Saint Valentin, ariko urakabona buriya karana kaguze muri shike ahantu amakanzu bayavana muri Turikiya. Ubwo se wakoze iki koko muvandi? Niba warakamuhaye mubemo, kubera karasa n'Imana, kandi Imana ntibayivuga uko babonye. Hanyuma ukunda rero umushakira umwanya muri gahunda nyinshi ugira.
ubu telefone zaratemva, nabuze umwanya wo kugusura ariko ndagukumbuye pe, ukamuhamagara mu kwa kabiri, ukamuhamagara mu kwa kane, ukamuhamagara mu kwa munani, umwaka warangira, ariko Kigali yaratunaniye, murashaka kugusura ariko byaranze. Urwo nta rukundo rurimo, urimo uramubeshya. Hanyuma rero uwo ukunda wita ku byiza bye kuruta ibyo wanga. Ni ukuvuga ngo abantu benshi tubika ibibi abantu badukoreye. Umuntu mwiza yibagirwa ibibi bamukoreye. Niyo mpamvu bavuga ngo icyo umuntu agukoreye kitagushimishije ucyandika ku musenyi kugira ngo umuyaga uzugitware. Naho ubundi nubika ibibi gusa ntacyo uzabugezeho. Nagira ngo ngane ku musozo ko dusigaje iminota 6 tugatangira igitambo cya misa. Unkunze kuko nsa n'Imana. Ibyo birashaka kuvuga iki? Gerageza uboneke kuko ukunda ntumuburira igihe. Icya kabiri, gerageza ube hafi ukunda mu bikomeye, ntukabe hafi mu gutwika. Abana b'iki gihe bazi ko kuba inshuti ari ukujya muri anniversaire, oyada. Uzitoze no kujya ujya kumusura yarwaye, uzitoze no kujya ujya gusura uwo mukundana mama we yarwaye, uzitoze no kujya ujya kumusura mu gikorwa cy'urukundo, ariko ntugasura ari ugutwika. Hanyuma gerageza ubere ukunda umunyakuri mu byo uvuga no mu byo ukora. Be honest. Urukundo rushobora kuba rwari rukomeye ugahanagurwa n'akantu kamwe. Ngira ngo muzi abajeni b'iki gihe barakundana bakanasezerana, ariko nk'umwe yarabwiye undi ko ari imfubyi kandi afite ababyeyi wenda muri Nyamagabe cyangwa Nyaruguru, n'urugero ntanga. Hanyuma kera kabaye, ubukwe bwabaye, umwana agatira umubyeyi. Nyuma y'igihe umuntu akaza akamubwira ati umva itaba ino telefone ni yande, ni ya mama. Agatangira agatitira kuko yabwiye umugabo ko nta nyina agira cyangwa yabwiye umugore ko nta nyina agira. Ibyo bizabasenyera nta nteguza, kuko urukundo ruvugisha ukuri. Gerageza utume ukunda yishima. Uyu munsi kuri Saint Valentin twashatse kwereka abakristo ko urukundo rujyana n'ibyishimo, ariko ibyishimo bitari by'akanya gato. Kubakundana mujye mugira akanya twita pause couple ko kuganira, mugira akanya ko kuganira n'abana, pause famille, ariko mugire n'akanya ko kujya mu rugendo nyobokamana, cyangwa mugira akanya ko guhana impano. Kandi impano ntabwo ari ibihenze gusa. Niyo wazana bombo, niyo wazana shokora, iyo uyizanye ari impano ishimisha kurusha uko wazana etaje yo kwa Rubangura. Ukunda gerageza umufashe kugera ku ntego z'ubuzima. Akenshi buriya ukunda akeneye kugera ku ntego y'ubuzima kurusha uko ayihagarikira hagati. Ejo numvaga radio ivuga ngo mu kwezi kwa 11 hakunda kuvuka inda z'indaro zatewe kuri Saint Valentin, ariko uwo bayiteye ntabwo akomeza imishinga, niba yigaga ntakomeza, biba bihagaze. Ukunda rero ntumucishiriza hagati urugendo, ahubwo umuganiriza ku mishinga afite ukamufasha kuzayigeraho. Niyo mpamvu tuvuga ko mu gukunda habamo kurengera ubuzima, kubaho ukabaho neza
kandi ukaramba. Hanyuma mu rukundo ujye umenya kubabarira, kuko dawe uri mu ijuru abaye atatubabariye ntitwaba turiho. Hari indirimbo tujya turirimba buriya ngo uhanye twaba turihe nta warokoka. Niko bimeze, tubeshwaho n'impuhwe z'Imana, tujye tumenya kuzigirira n'abandi. Umuntu amenye gusaba imbabazi aho yakosheje, kandi n'uwasabwa imbabazi ajya amenya kubabarira. Iyo utababariye ntabwo umenya urukundo. Gerageza rero umenye gushima. Abantu bakundana ntabwo banigana. Hari ikintu bita mu Cyongereza nudging, ni igihe aho gushima unyega. Abakundana ntabwo ari ibintu bigoye. Niyo wabwira umuntu uti uvuze neza, niyo wabwira umuntu uti wambaye neza, niyo wabwira umuntu uti watetse neza, niyo wabwira umuntu uti unyakiriye neza, ibyo nta kiguzi bigira, ariko biratunanira. Akenshi muzasanga urukundo rukunda kunanirwa kubera imibare. Mu rukundo ntabwo habamo imibare ya rimwe guteranyaho rimwe. Hari igihe biba rimwe guteranyaho rimwe bikaba kabiri n'igice, kubera ko hari ibice bizamo utateganyaga. Mu gukunda rero bisaba imbaraga n'umuhati. Umuntu atazakubeshya aguhaye lift ngo madam ngo nagukunze. Abagabo b'abahehesi arabivuga, atwaye umugore kuva Sopetrade kugera i Remera, yarangiza ati nagukunze. Ubwo amukundiye ikiza? Ntibavuganye, ntibasuranye, ntibasangiye, ntibarakaye ngo umuntu umumenye wamukundiye iki. Ibyo ni nka bya bindi bya za radio ngo ni nyashi. Nyashi rero bizavamo imyotsi, nta kindi kizabirangiza. Dusoze, urukundo nyakuri rurashoboka. Urukundo ntabwo ari ururi hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore, oya. Urukundo ntabwo ari inyungu z'akanya gato, ahubwo ni ururamba. Urukundo ruritanga. Urukundo rukunda umuntu kabone niyo ntacyo yaba afite, ndetse niyo yaba atakiriho. Urukundo ruruta byose, rukaruta zahabu, rukaruta ifeza n'ibindi. Urukundo twese turarukeneye imyaka yose, ibihe byose, kandi ni na Imana dushakaho. Ku bakristo twebwe urukundo ni itegeko. Imana idushakaho ko dukundana. Mu kuremwa kwacu harimo ibanga ry'urukundo. Tubisanga mu ntangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 7. Imana ari ishaka ko tuba mu rukundo, nayo ikatubamo, kuko ari urukundo. Hari ikintu abahanga bita syllogisme, reka bari cyo nsorezaho. Ni ukuvuga ngo syllogisme ni ukuvuga ngo umuntu arapfa, nanjye ndi umuntu, ubwo nzapfa. Syllogisme ngiye gusorezaho, Imana yaturemye ari urukundo. Kubera ko dusa n'Imana, ubwo natwe twifitemo urukundo. Mureke rero turigeze ku bavandimwe, nta kiguzi, nta mupaka, nta gihe, kandi nta nyungu dutegereje. Nyagasani abidushoboze. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Nimumfashe twongeye dushimire Vincent Murenzi ku inyigisho nziza duhaye ku rukundo. Yatubwiye birambuye ku byerekeranye urukundo, ubwoko bw'urukundo,
atubwira ko twebwe nk'abana b'abantu twaremwe mu ishusho ry'Imana, duhamagariwe gukundana no kuba urukundo. Atwumvisha ko turi abanyabyaha ariko ko Imana idukunda, icyo yanga iba yanga icyaha. Atwibutsa kongera kubabarirana mu rukundo rwacu rwa buri munsi, kuko twese tubeshejweho n'impuhwe z'Imana. Nyagasani yitaye ku byaha byacu, nta n'umwe warokoka. Twirakomeje kuduhamagarira kugira ngo tubeho muri urwo rukundo rw'abana b'Imana, urwo rukundo rwitanga rukitangira abandi, urwo rukundo rubabarira, n'urwo rukundo rwakira byose. Twongeye kumushimira rero, dushimira n'inyigisho zose twabonye muri iki cyumweru. Iki cyumweru twabonye inyigisho nyinshi, zatangiye kwa gatandatu, aho twatangiranye n'inyigisho zahawe abasore n'inkumi bagiye gushinga urugo, abageni nabo barengaga 80 baje kumva izo nyigisho ku byerekeye urukundo muri iki cyumweru cyahariwe umuryango. Hanyuma haza gukurikiraho inyigisho yahawe urubyiruko. Urubyiruko rwahawe inyigisho kwa kabiri. Kwa gatatu habaye inyigisho yahawe ababyeyi, ingo, ababana ndetse n'abibana ubwabo, abo twita abapfakazi cyangwa abapfakare. Hanyuma ejo kwa kane habaye inyigisho ku bakobwa n'abahungu bafite abana, ababyariye iwabo bakaba bafite abana, nabo ejo bahawe inyigisho nziza. Uyu munsi rero ari inyigisho yo gusoza ihabwa abakristo bose. Twongera kubifuriza umunsi mwiza. Tugiye gusoza icyumweru cyahariwe umuryango, cyahuriranye n'uyu munsi wa Saint Valentin, twe tuvuga ngo ni Saint Valentin nyirisitu. Tukaba tugiye gusoza rero n'iki gitambo cy'Ukaristiya, gukomeza n'igitambo cy'Ukaristiya, dusabira cyane cyane imiryango yacu n'ingo zacu, cyane cyane za ngo zifite ibigeragezo, za ngo ziri mu bibazo, za ngo zitameze neza. Mwumvise ko insanganyamatsiko yavugaga ngo urugo rube koko igicumbi cy'ubuvandimwe, igicumbi cy'amahoro ndetse no kurengera ubuzima. Nibyo tugiye gusaba muri iki gitambo cy'Ukaristiya. Dusaba Imana ngo duhe ubuzima, itwongere ingabire y'urukundo, maze tubashe kubaho kivandimwe, tubashe kubaho mu mahoro, tubashe kurengera ubuzima bwacu bwose bukomeze kunogera Imana no kunogera abantu. Tubifurije rero umunsi mwiza n'icyumweru cyiza. Mureke twinjire mu gitambo cy'Ukaristiya, kandi buri wese atura isengesho rye, cyane cyane asabira imiryango, asabira urugo. Imana Nyagasani itagatifuza ingo zacu n'imiryango yacu, turusheho kubaho mu mahoro no mu byishimo bituruka ku ijuru. Nyagasani Yezu nabane namwe.